turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Imana y'amahoro turayishimiye kuko yaturinze kandi ikaba itwongeye n'iki gitondo cy'umugisha. Imana iduhaye uyu munsi utazagaruka mu minsi yose yo kubaho, iduhaye uyu mwaka, iduhaye ku kwezi nishimwe, kuko Imana yikurinze ikaguha kubaho, ibiguhaye gutunganya ibidatunganyije, kandi iyo umuntu ahumeka haba hakiri ibyiringiro. Imana rero nihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje cyane kandi nkomeje kandi kubifuriza kugubwa neza bari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye ntasubiramo, kandi ndakomeje no gusuhuza abantu bose bakomeje kuba muri ibi bihe bya corona COVID-19. Iki cyorezo gitumye abantu benshi duhangayika, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimukomere, abashinzwe umutekano, abaganga, abarwayi ndetse n'abarwaje aho mudukurikiranira hose. Nagira ngo mbabwire ngo nimukomere. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, ariko Imana y'amahoro turi kumwe kandi ntabwo izadutererana. Nihabwa icyubahiro kandi nishimwe. By'umwihariko rero nkomeje gusuhuza abantu mwese mukurikirana Mama Charlene official. Ndabashuhuje cyane kandi nkomeje no kubashimira uburyo ki dukomeje kubana mu ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubasobanurira ibyo ntabasha kubasobanurira, kandi ijambo ry'Imana ribagezaho ntabasha kubageza, ribahindure kandi ribakarabye, ribakeshe, rinabambike. Ijambo ry'Imana rigira umumaro mu bugingo bwanyu ndetse no mu buzima bwanyu no mu miryango yanyu. Kandi turasaba Imana y'amahoro ngo itwemerere, ikomeze irambure ikiganza cyayo kuri twebwe. Rero nkomeje kubasabira umugisha abakomeze gukurikirana ibyigisho hamwe na filime yitwa Ubuhenebere Karundura, iri gukomeza gutambuka kuwa gatatu ndetse no kuwa gatandatu, ni kabiri mu cyumweru. Ibyigisho bitandukanye, icyigisho umusirikare. Ubu noneho icyigisho cy'umusirikare twabaye tugisubitse kugira ngo tubanze dukurikirane iby'ibi bihe twinjiyemo byo kuvuka kwa Yesu. Nifuje kubitegura mu ma episode, bishobora kuzagera muri episode 10 cyangwa zikarenga bitewe n'uko Imana yaduteguriye. Hanyuma turimo kuvuga ku buzima bwa Yesu kugira ngo tumenye ko ari isomo kuri twe, ku bakozi b'Imana no ku bantu bakijijwe. Ubuzima bwa Yesu ni isomo. Ubuzima bwa Yesu ni ubuzima wumva ugasubizwamo imbaraga, ni ubuzima ureba ugasanga aho yanyuze niho twanyuze. Bishatse kuvuga ngo ubuzima turimo ntabwo ari agashya. Muri make ndabifuriza cyane gukomeza gukurikirana iyi nyigisho y'ubuzima bwa Yesu mu isi. Tuzasanga Yesu yaranyuze aho twanyuze, tuzasanga yarakoze uko twakoze, kandi tuzasanga yarakorewe ibyo twakorewe, tuzasanga bamurwanyije ari bo baturwanya, tuzasanga nta mugaragu uruta shebuja. Ubundi ari ibintu bibiri twigira muri buriya buzima. Icya mbere ni uko nta mugaragu uruta shebuja. Icya kabiri ni uko hahirwa uw'ibyayo bitazagusha. Hanyuma rero nk'uko dukomeje gutambutsa ibi byigisho byo kuvuga ku buzima bwa Yesu kugira ngo tubwigireho, uyu munsi, uyu mwanya ndashaka tuganire, turashaka kuganira ku kuntu Yesu ubushobozi bwari bumurimo babuhinyuje kandi babubonye. Turebe no ku nyuro bagiye bamucyurira bamubwira ngo ikize hanyuma wimanure. Mbere yuko tuvuga ijambo, mureke tubanze dusenge. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga n'imbabazi, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana igira neza bugacya bukira, umukozi w'umuhanga, ibibumbano by'intoki zawe tugucire bugufi kandi turi imbere yawe. Muri aka kanya twaje mu cyimbo cyawe kugira ngo tube umuyoboro w'ibyo ushaka kugeza ku bahungu n'abakobwa bawe, abatuye isi yose bakomeje gukurikirana ubutumwa bw'ibyo ushaka kubagezaho, kuko nzi neza ko hari undi mudugudu
mudugudu utarubatswe n'ibiganza by'abantu tuzaturamo. Ni wowe Uwiteka uri kuduha amatike tugomba kugendana kugira ngo igihe nikigera tuzagusange. Mu nzira uri kutunyuzamo niyo kumva ijambo n'impuguro n'ubuhamya bitandukanye kugira ngo tubashe kuzagerayo. Uyu ni umunsi rero wo kumva ijambo ryawe dushyigikire, cishijwe bugufi n'imbaraga zawe zikomeye. Ibyo ngiye kuvuga biranduta kandi birakomeye, ntago nabasha kubivuga, ntago nabishobora kuko nta wanyigishije kubivuga, ahubwo imbaraga zawe ndazihamagaye ngo nizinyigishe. Nyigisha kuvuga kuko iyo ndi imbere y'abantu ndadidimanga, nyigisha kuvuga kuko ndi ikiragi ntago nzi kuvuga, nunyigishe kuvuga kuko ndi umuswa, nunyigishe kuvuga kuko ntago mbizi. Ibi bintu biransumba, bindusha ubugari n'uburebure. Haleluya. Ariko mpamagaye Imana kugira ngo inshyigikire kuko nanjye nemeye kuba igikoresho. Hanyuma dore mbaye mikoro, ngwino urangururire muri nge ibyo ukeneye bitambuke, kandi ibyo udashaka ntibikabeho. Sinkagaragara imbere y'abantu, ujye ugaragarira muri nge, kandi niwamamarire muri nge, kandi ugere kure ku bwanjye. Nanjye nshishijwe bugufi no kukubera igikoresho, kandi nejejwe no gukorana nawe uyu mwanya. Haleluya. Wohereze marayika bamba amahema kuri nge, kandi ari ngewe n'abakurikiranye ubu butumwa twaguke kandi twese twungukire rimwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amena. Rero Imana idufashe cyane muri uyu mwanya. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Mariko. Turebe ijambo ry'Imana muri Mariko ibice byaho 15 umurongo waho 29. Ibice 15 Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko n'afite uko yamuvuzeho. Ibice 15 umurongo 29, dusome mu izina rya Yesu. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe, bavuga bati, ngaho wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikizuma no uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo baramucyurira, bamushinyagurira batyo, barengurana bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Kristo umwami w'Abisiraheli namanuka ave ku musaraba nonaha, tubirebe twemere. Ndetse n'abari babambanywe nawe baramutuka. N'abari babambanywe nawe baramutuka. Yego, ngewe nababwiye yuko turi kuvuga ku buzima bwa Yesu kugira ngo butubere isomo kandi bidutere gukomera. Dusomye ijambo ry'Imana. Imana idutabare, Imana iturengere twumve ibi bintu. Ngo abahisi baramutuka. Uyu ni Yesu. Ngo bari bamaze kumubamba ku musaraba. Wenda hari irindi somo nzigisha ahangaha ku musaraba ahantu yabambiwe, na ahantu ku karubanda. Ntabwo Imana yakubamba itagushyize ku karubanda. Haleluya. Ku karubanda, ahantu abantu bose bagombaga kumubona, akireherezaho amahanga yose. Haleluya. Ku karubanda. Ndafata ibi bintu mbivuge mu mwuka, mbisobanure no mu mubiri, kuko tubwiriza abanyamubiri kandi bakeneye kujya mu mwuka. Ngo abahisi baramutuka, abahisi baramutuka. Ngewe ndashaka kwigisha abantu mwagiye muhura n'intambara zitandukanye, mugenda muhura n'ibyago bitandukanye, mugenda mwangwa n'abantu batandukanye, mugenda muhemukirwa n'abantu batandukanye, mugenda mugirirwa nabi n'abantu batandukanye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nta mugaragu uruta shebuja, nagira ngo nkubwire ngo na fande wawe, nkubwire ngo kamanda wawe. Ndashaka kukubwira ngo umugaba w'ingabo zahera, nkubwire ngo afande Jesus, nashakaga kugusobanurira ngo nawe baramututse, baramutuka.
uzi ko muri iyi minsi utuka umurokore mukaruhukira kwa pasiteri, uramutuka mukaruhukira muri ribu. Gutukwa n'umugabo wawe, gutukwa n'umukozi wawe, gutukwa n'abo ukoresha, gutukwa ntago bikwiye kuba Agashya kuri wowe. Umenye ngo n'umwami baramututse. Ese nkubaze, nimba baratutse umwami, wowe kuba bagutuka urumva birenze? Ku buryo bashaka kugutuka ukamara gatatu udakoze, utavuga. Ku buryo bashaka kugutuka bakagukura ku birayi ntiwongere kurya. Ku buryo bashobora kugutuka ukaryama udasinzira ukaraye ukanuye. Ku buryo bashobora kugutuka umurimo w'Imana ugahita uhagarika. Ku buryo abantu bashobora kugutuka bakagutuka ubuzima bugahagarara. Ku buryo abantu bagutuka icyizere ukagitakaza. Ku buryo abantu bagutuka ugahura n'umwijima, umutima ukuzura umwijima ngo bagututse. Nje kukubwira ngo n'umwami baramututse. Hanyuma abagutuka nta Agashya, baragutuka kandi ntibaragutuka. Ukiri mu isi bazagutuka uwo uri we wese. Kandi reka nkubwire, urwego rwose ntuvuge ngo bagutuka kuko bagusuzuguye. Nuba nukomeye bazagutuka. Hari ibitutsi by'abakomeye babatuka, hari n'ibitutsi by'aboroheje. Hari ibitutsi batuka abakene, hari n'ibitutsi batuka abagiri. Akagubwira buri wese isi mufitiye igitutsi zamutuka. Ariko nje kukubwira ngo nimba baratutse Yesu bakamutinyuka, niba gutuka ujye umera nkaho bakuririmbiye. Ngo baramutuka. Icya kabiri ngo bamuzunguriza imitwe. Ntago bamujungurije umutwe, ahubwo ngo bamujungurije imitwe. Urumva ko ari imitwe y'abantu benshi. Nagira ngo mbabwire ngo uyu Yesu batutse, uyu Yesu bazungurije umutwe. Nongere nkubwire ngo ntiyaryaga amadeni ngo yari yarabambuye. Uyu mugabo ntiyakodeshaga ngo yari yarabimye amafaranga yabo ngo yaranze kuyabahera igihe yo kwishyura inzu. Uyu mugabo ntago yateretaga ngo bamuhore inkumi zabo ari gutereta. Mureke mbabwire, uyu mugabo ntiyakaga icya 10 n'amaturo ngo bamuhore ko ari kubasahura. Uyu mugabo ntago yasoreshaga imisoro n'amahoro ngo bavuge ko yabazengereje ku musoro. Uyu mugabo yari umugabo w'imfura. Mana, ndakwinginze ujye umpa ubupfura nk'ubwa Yesu. Umpe kwihangana nk'ukwe, umpe kwitonda nk'ukwe, umpe imico nk'iye kuva mu maraso kugeza mu misokoro. Uyu mugabo batukaga nta matiku yagiraga. Uyu mugabo ntiyari umugambanyi. Uyu mugabo ntiyagiraga ingengasi. Uyu mugabo yazuraga babo bapfuye ku buntu. Uyu mugabo yahumuraga impumyi. Ntureba? Nta nubwo yacaga amafaranga ku bantu asengera. Nabo yaramburiragaho ikiganza. Uyu mugabo yari imfura, ntawe yishyuzaga. Uyu mugabo rero yari imfura. Uyu mugabo ntiyari umugambanyi. Uyu mugabo ntiyabyiganiraga ibyubahiro. Uyu mugabo nta note yashakaga. Yari umugabo uciye bugufi wibereye aho. Uyu mugabo yari imfura mu buryo bwose. Ariko ngo baramutuka bamuzunguriza umutwe. Hanyuma tuvugishije ukuri, ndabwira abantu batukwa n'abagushijwe no gutukwa no gusuzugurwa n'ibindi. Koko abantu batatinya Yesu ni wowe bazareka. Reka aho mparenge. Ikindi umva ikintu ngo bakurikijeho, ariya nayo ntego y'ijambo. Ngo baramubwiye ngo niyikize, ngo ikize, ikure kuri uyu musaraba, hikure. Yesu ngo yajyaga babwira ati nshobora gusenya urusengero aka kanya, hanyuma nkahita ndwubaka mu minsi 3. Yari afite ibyo ashaka. Buriya kubwiriza abanyamubiri ni ikibazo. Kubwiriza abanyamubiri utanga urugero ngo aradututse, wabigisha ngo araducyuriye. Mbese ubu twaragowe, tureba uburyo twanyuzamo ibintu ngo mutavuga ko tubatutse, tukareba ahantu twabinyuza ngo murebe ko tufite ikinyabupfura, tukareba uburyo twabivugamo ngo mutwemere. Ariko twasanze kubwiriza abanyamubiri birarushya, naho wabateka naho wabatogosa, usibye naho bakaranga mu mavuta ya usa, naho bakaranga mu gihwagari nako
ntago abantu ntago mushya abantu mva nta kintu twabakorera, ariko Imana ya Isiraheli ifite icyo yababikiye. Hanyuma rero batangira ngo kumushinyagurira, ngo bamuzunguriza imitwe, ngo barangije baramubwira ngo nahikure. Naho nashakaga, niho intego y'ijambo rishingiye, bamubwira ngo hikure. Kwikura rero ku musaraba yarabambiweho, ku musaraba ngo nahikure. Ndashaka kubigereranya na cyagiye bakubwira ngo nawe uzabanze witabare cyangwa wikize. Ngo barangije baramureba, ngo baramubwira ngo wakikijije. Si wowe se watubwiraga ngo wakubaka urusengero mu minsi 3? Ngaho ikure igorogota, ikure ku musaraba. Ariko umva ijambo ukuntu ryavuze, ngo abatambyi n'abanditsi n'abakuru bo noneho ngo bo baramucyurira. Abatambyi baramucyurira, n'abanditsi n'abakuru baramucyurira. Mwami w'Abisiraheli wehe, hikure se, nturi Imana se, baramucyurira. Baramucyurira abatambyi, abanditsi n'abakuru. Noneho shatse ko ngo abo batambyi n'abanditsi n'abakuru mbese ni abantu bari bahagarariye itorero mu buryo bukomeye. Abatambyi, abanditsi, abakuru. Hari ikintu nabonye hano, hari ikintu nasomye hano kibabaje. Umwami Pilato ngo yitegereje Yesu, amuburamo ikosa, ku buryo na raporo yari ari gukora nk'umwami, kuko ikintu cyose cyabereye mu gihugu kirandikwa uko kiri kose. Burya ibintu byose biba bifite dosiye. Ngo umwami amwitegereje, ngo abona ni ishyari ribuzuye, ngo abura ikosa kuri Yesu. Ngo aribwo ngo buri mwaka ngo umwami yajyaga abategeka, ngo akababwira ngo mbese ngo yajyaga atanga itangazo akavuga ngo ninde twaba yihe mbohe. Ngo bari bazi yuko ngo bari bwake igisambo kimwe mu bisambo byari byarabahekuye mu byicanyi bari bafite, ariko ngo umwami atangazwa no kumva ngo duhe Yesu, uduhe Yesu niwe dushaka. Umwami ngo arumirwa, abwiye Yesu ijambo rikomeye, aramubwira ngo dore ni bene wanyu bakunzaniye. Ye baba data, ibi bintu iyo mbivuga nuzuye umutima w'umubabaro. Hanyuma ndavuga ngo Imana yibyitegereje ibibona gute? Uzi kugira ngo umushumba ajyane umukirisitu we mu buyobozi, uzi ukuntu biba biteye agahinda? Uzi kugira ngo umushumba ajyane umukristo we mu buyobozi, uzi kugira ngo umupasiteri ashorere umukirisitu ayoboye amujyane, uzi kugira ngo umubishopu ashyirishemo umukirisitu we muri leta, uzi ukuntu bibabaje biteye agahinda? Reka nkubwire, uzi neza ko mu ntambara tugira mu gihugu, mureke mbabwire, imyaka maze mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda, nta gitifu urampohotera, nta polisi urampohotera, nta muntu urampohotera n'uyu n'umwe. Abantu bampohotera nabo mu itorero. Birababaje kandi biteye intimba kuba twaba mu gihugu tukagira umutekano, twagera mu itorero tugahungabana. Birababaje kandi biteye n'agahinda. Ndaza kubivugaho mu bundi buryo. Mureke mbabwire, umwami Herode nukuri ngo yitegereje Yesu asanga ni umuziranenge, ariko ngo akebutse ngo abona abantu basheze. Hanyuma ngo barashega babwira umwami bati imva baraba bari mubohoreye itahire, ariko Yesu umutubambire. Ibi bintu abantu bajya babyibazaho mu matorero atandukanye, ngo kubera iki hari abo bashyigikira n'abo badashyigikira. Na Yesu byarabaye. None se nkubaze,
nimba baravuze ngo Yesu nabambwe, igisambo ruharwa cyitwaga Baraba bakavuga ngo nikibamburwe, tuvugishije ukuri uragira ngo akariho ubu na kera ntikabayeho? Tugeze mu gihe cyo kurya intama bakorora ibirura. Ariko nje kukubwira wowe ufite itorero uyoboye, nje kukubwira wowe wahawe inshingano yo kuyobora itorero ry'Imana n'abantu b'Imana, nje kukubwira ngo murya intama mukorora ibirura. Ikirura ntikigira inyama, ikirura ntikigira amavuta, ikirura nta nubwo kigira uruhu. Ibyo mworora ntacyo muzabonamo, nta musaruro. Ikirura se kirakamwa, ikirura se kigira iki? Ikirura nta mata, ikirura nta ruhu, ikirura ni ikirura nyine cyo kumira intama, kikamira. Wibuze intama zamizwe n'ibirura? Mukomeze mu byorore. Imana niza izabicana n'ibirura byanyu byayimariye intama. Ibirura. Ubwo rero abajyaga bacumuriraho, nimuharenga, itorero si iryanyu, ryubatse ku rutare, cungana n'izamu ryawe, ibindi byihorere, Imana izagenderera buri wese, izamuhemberaho imusanze. Bati Baraba ni umuduhe, umubambure, nasohoke muri gereza, nataha asanga umugore n'abana. Ariko Yesu mubari we mutubambira. Ariko umve handi hababaje, ngo barashega abatambyi, ngo bo baramucyurira. Niko Bibiliya ivuga, ngo abatambyi, abanditsi n'abakuru, ngo baramucyurira, ngo bari kumureba ku musaraba aho bambye. Yewe ngaho ikize mwana w'Imana, usenya urusengero akarwubaka mu minsi 3, ubwo se wananirwa kwikura aho ngaho? Mwami w'Abisiraheli we, hivani. Hanyuma nagira ngo mbwira abantu mufite igikomere cyo guhumuriza abandi kandi namwe mwarabuze ihumure. Nashakaga kukubwira ngo ntuzigere ucogozwa n'incamugongo, ntuzacika intege, ntuzasubira inyuma, ntuzagwe isari. Imana iragushyigikiye, iri mu ruhande rwawe. Gukomera kwawe ntago ubikura ku bantu, kandi no gukomereka ntukabibakureho. Baramubwira ngo nahikure. Ese icyo udasangiye na Yesu ni iki? Nese kuba Yesu yababwira ngo nimubwiriza abashonji, mubambwirire ko ngabura kandi waburaye, hari Agashya nyine ujye ubabwira ko igabura kandi waburaye. Nuko natangiye ivuga butumwa. Sinajyaga mbwira abantu se ngo Imana yubaka ingo, nimuhumuriza izubaka ingo zanyu izikomeye. Ubu se hashize imyaka ingahe nkirwikoreye, ariko nongeye kubwira abantu ngo Imana yubaka ingo. Muranci intege se nabemerera, nje ntago nabakundira. Nisi ibyo mvuga si ukuri? Kuba ndwikoreye ntibizambuza kuvuga ko izubaka. Kandi kuba naba mu makuba ntago byatuma ntabwira abantu ko Yesu akura abantu mu makuba. Kuba naba mu ntambara ntago bishatse kuzimya umuhamagaro wo kubwira abantu ko Yesu ajya akura abantu mu ntambara. Kuba mu kaga ntago bivuze ko Imana yahinnye amaboko. Kuba mu byago ntago bivuze ko Imana itadukiza ibyago. Kuba umuntu yaba muri gereza ntago byatubuza kuvuga ko Imana ijya ikura abantu muri gereza. Kuba utabyara ntago byatuma utabwira abantu ko Yesu atanga urubyaro. Haleluya. Kuba uri umukobwa utarashaka ntago byakubuza, ntago byakubuza kubwira abakobwa bagenzi bawe ko Yesu ashaka atanga abagabo n'abagore. Hoya, kutagira amafaranga ntibivuze ko Yesu atayagira cyangwa atayatanga. Twamamaza neza y'Imana. Ubutumwa bw'ibirayi, ubutumwa bw'amafaranga buriya bwataye agaciro, butera n'Imana agahinda.
ntabwo dukwiye kuba bakabye n'abatetse, ntabwo Imana yacu ikwiye kubarizwa ku nda yacu no ku myenda naho dutuye. Imana ni Imana twariye tunashonje, Imana ni Imana turi mu makuba turi no mu byago, Imana ni Imana turi mu byiza no mu bibi. Imana ni Imana, ni umwami wacu udapfa, ni umwami tutazashyingura tutazajyana rusororo. Haleluya, twamamaza ishimwe ryawe uduhamagaye. Baramubwira ngo ngaho kikure ku musaraba. Nuko birirwa bakubwira ngo nawe iyo Mana uvuga izabanze iguha abana, iyo Mana uvuga izabanze iguhera abana agakiza, iyo Mana uvuga izabanze iguha amafaranga, izabanze kuvane mu bukode. Kandi ibyo ngibyo ukajya ubibwirwa n'abo yatabaye. Akakureba yarayamuhaye adasenga, akagira ngo kuyatanga no kuyimana byose ku Mana ni byiza. Nawe rero baramubwira ngo ngaho hikure ku musaraba, ngaho hikure. Bamuzunguriza umutwe, bamukoreraho ubufindo, barangije bagabana imyambaro ye. Hikure nawe, ikure mu bushomeri mbere yo kumbwira ngo itanga akazi. Nuko babacyurira, ikure mu bukumi, ikure mu bukode, ikure mu bukene, ngaho hikure nawe. Bariya abana bawe banywa urumogi, banza urubakurebo. Bariya abana bawe batorotse ishuri, banza uribasubizemo. Abana bawe batagira ubwenge, banza ubibakorere. Banza witabare mbere yo kutwigisha, banza wirengere mbere yo ndakubwiye ngo ujye ubivuga. Baramubwira ngo nawe hikure. Ariko ndashaka guhumuriza abantu mbabwirira ijambo. Nashakaga kubabwira ngo Yesu kwikura ku musaraba ntibyari kumunanira, kuko ni kuzimu yarahikuye. Ntago kwikura ku musaraba byari kumunanira, ntago kwikura igorogota byari kumunanira. Ariko ntago yari kugukorera igitangaza ku musaraba, yagombaga kugikorera ikuzimu. Hari ikintu bivuze. Uzi ikintu bivuze? Hari ikintu bivuze. Ikintu bivuze ni iki? Ntago Imana ishobora kugutabara bitarakomera. Ntago Imana yagukura mu kaga bitaraba bibi. Ntago Imana yakurengera bitaranuka. Ntago Imana yaza gukemura ikibazo kandi hari abantu babishoboye kubikemura. Ntago Imana yagukura mu kaga abana b'abantu babasha kugukuramo. Nta nubwo Imana yagukura mu ntambara kandi abana b'abantu babasha kugukuramo. Ahubwo Imana ahantu ikintu ishobora gukora, ikora ibintu byananiye abantu. Ibintu byananiye abantu, ibintu abantu badashobora, ibintu bikomeye, ibintu byananiranye. Kankubwire, hari urugamba urwana bikagera aho ngaho ukajya unukira abahisi, ukanukira n'abagenzi. Abantu bakakurambirwa bakatagutunze, abantu bakakurambirwa batazi iyo utaha, ibyawe bikabatera iseseme, bikabatera umujinya, kandi bikabatera iseseme, bikabatera n'umujinya batazi iyo uturuka. Bakakurambirwa ngo watinze gushaka kandi udataha iwabo. Bakakurambirwa nyine ngo utinze mu bushomeri kandi ntawe ugutunze. Bakavuga ko nta bwenge ugira mu ishuri, nta minerivare baguha. Ngo barakurambiwe ngo nturi kubyara bataranagushatse. Nicyo mbakundira. Bakababazwa n'imizigo kandi batikoreye, bakababazwa n'imiruho yawe kandi nibura batajya bagufasha no kuyikorera. Nje kukubwira ngo impamvu Imana itaraza ntago birakomera, nubwo ubona bikomeye burya ntago birageza igihe. Hari toni iterurwa na Kirisitu, hakaba n'amatoni aterurwa n'umwana w'umuntu. Powa rero tuzaho gakeya buretse izaza. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Ntago Imana ishobora kuza kukurengera bitarakara. Wibuke ko ibintu Imana yakoze kwa Lazaro, yanze kuza kirwaye, ahubwo aza Imana Yesu aza yapfuye Lazaro kandi ntiyasibira rimwe ryonyine, ntiyasibira kabiri, ahubwo asibira gatatu yatangiye kubura no kunuka. Niko gahunda zimeze. Erega iyaza akibura kuka kamwe bari kuvuga ngo n'ubundi ntiyari gupfa, ariko ngo yaje ngo bamufunze n'ibitambaro ngo bajye no kumutaburura bipfutse ku bazuru. Ntago Yesu yaza bigihumura. Kandi ahantu
ahantu Yesu yatuma gitifu kugira ngo arangize urubanza aramwohereza. Naho hatumye umushumba akajyayo, buriya hari naho hatuma polisi kajya kurwana. Yesu hari naho hatuma abasirikare bakarangiza urugamba. Afite abantu benshi akoresha muri iki gihugu. Nkwibutse ko buryo abantu bakorana n'Imana cyane, ariko hari urugamba Imana yimanukiramo, hari urugamba Imana yiyiziramo, hari ahantu Imana itatuma umuntu n'umwe, hari ahantu yururuka kuri teri kahakandagira, kuko imbaraga zayo arizo zigomba kuhakora zonyine. Tumuhaye icyubahiro nashimwe. Haleluya, haleluya. Baramubwira ngo niyikize. Ubuzima ufite hari aho buhurira n'ubwa Yesu. Niyo mpamvu kwitotomba no kwisabira gupfa ujye ubyihorera. Nta buzima wanyuzemo Yesu atanyuzemo, nta mugaragu uruta shebuja. Yohana mu bice byaho 14 mu bice 14 ngo niwe nzira kandi niwe kuri ndetse n'ubugingo. Ntago ubuzima urimo ari ibintu biteye ubwoba, n'imibereho uri kucamo ntago ari ibintu birenze. Ujye ukomera nawe yarakomeye, kandi ujye wihangana nawe yarihanganye. Kandi nje kukubwira ngo Yesu ntiyari ari wenyine, hari amaboko ya papa we yaramuri inyuma. Nje kukubwira ngo nawe hari andi maboko kuri inyuma, burya nturi wenyine. Ntago uri wenyine, ntago uri wenyine, uri kumwe n'Imana. Ntago uri wenyine mu rugamba, ntago uri wenyine mu kibazo, ntago uri wenyine mu bikomeye, ntago uri wenyine mu biteye ubwoba. Nje kukubwira ngo Yesu muri kumwe. Ntiwongere kwigirira nabi, ntiwongere kwihemukira ngo ibi ni ibiki bituruka hehe. Aho bituruka hose Imana irahazi, kandi inzira yose binyuramo iba yabibonye. Nje kukubwira ngo ukomere kandi ntiwigirire nabi. Hanyuma ndifuza ko dusenga. Mureke dusenge, hanyuma ugire ikintu wibwirira Imana. Ntago uri wenyine mu rugamba, ntago uri wenyine mu kibazo, ntago uri wenyine mu bikomeye. Imana ya Isiraheli muri kumwe. Kandi nkuko Yesu ategeza atsindwa, burya nawe ntago uzatsindwa. Nkuko Yesu atacogoye, burya nawe ntago uzacogora. Nkuko ataguye mu maboko y'ababishabe, nawe ntago uzagwa mu maboko yabo. Kandi nkuko yarangije neza urugendo, nawe uzarangiza neza. Nkuko Imana yamukoze mu ntoki amaze gutsinda ikuzimu, niko nawe uzakorwa mu ntoki n'Imana. Tuzakomeza kuganira mu ma episode nkuko twagiye tubivuga. Ahubwo nimureke twaka Imana ubundi bushobozi. Bwira Imana ngo mbabarira, nari nzi ko ubuzima ndimo ari ubwanjye njyenyine. Hari abo mufatanyije na hamwe isi, kandi na Yesu mwarafatanyije. Baramusetse baramukwena, burya nawe barabimukoreye, bamuzungurije umutwe. Kandi ntago Yesu yigeze agirirwa nabi n'abahandi. Ni bene wabo b'Abayuda ndetse n'abo bahuriraga mu rusengero mu masinagogi. Bamwe biyita Abayuda kandi atari bo. Mureke dusenga Imana. Mana y'imbaraga nyinshi ndetse y'imbabazi zikomeye, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza ritambutse aka kanya. Uriherekereshe imbaraga z'umwuka wera, rishora imizi kandi rikomerere mu bantu bawe kugira ngo barusheho kwaguka no kunguka. Iri jambo rihembure kandi rihembe, rikomeze kandi ribyibushye. Uhinduke uw'agaciro muri uyu mwanya, abantu bawe barusheho kumenya ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bubabere gukomera no guhumura, kandi ubuzima bwawe bubabere umusingi ukomeye bagomba kwegamira. Ubuzima bwawe bubabere igikuta kinini bagomba gufata bagakomeza. Kandi ndasengera abantu bawe bahungabanyijwe n'ibyo banyuzemo. Aka kanya umuntu wese unkurikiranyije umuhembure kandi umurengere. Utange ihumure mu bantu bawe, bakomeze kandi ukomeze kubigisha iby'ubwenge. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.